Mamavuta Yesu mbone kwaka, Mamavuta ndakwinginze, Mamavuta Yesu mbone kwaka, mbone kwaka burinde buca. Turirimbe, turirimbe, Hozana tugusingize, wowe mwamu twarabami, Yesu tugusingize. Mamahoro mukiza nduhuke, Mamahoro ndakwinginze, Mamahoro mukiza nduhuke, Mamahoro urinde buca. Turirimbe, turirimbe, Hozana tugusingize, wowe mwamu twarabami, Yesu tugusingize. Mu munezero Yesu ngushime, migikombe giseseka, mu munezero Yesu ngushime, nge ngushima burinde buca. Turirimbe, turirimbe, Hozana tugusingize, wowe mwamu twarabami, Yesu tugusingize. Makumeneka iteka mukiza, nkomeze ku musaraba, Makumeneka iteka mukiza, ujya umena burinde buca. Turirimbe, turirimbe, Hozana tugusingize, wowe mwamu twarabami, Yesu tugusingize. Maguhora nkwihangiye amaso, ukunyigisha nkwemere, Maguhora nkwihangiye amaso, nkwigireho burinde buca. Turirimbe, turirimbe, Hozana tugusingize, wowe mwamu twarabami, Yesu tugusingize. Turirimbe, turirimbe,
Mana tugusingize wowe mwamu twarabami Yesu tugusingize Mana ishimwe dushimye Imana kubw'uyu munsi mwiza wa 21 w'amasengesho y'iminsi 40 turimo amasengesho afite intego ivuga ngo agaciro kadasanzwe. Turashima Imana rero ko yabanye natwe. Ndirimbye indirimbo 137 ivuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Uyu muririmbyi hari ibintu yasabye bitanu ntekereza yuko umuntu wese yakagize inyota yo kubisaba. Yarasenze kandi mbibutse ko turi mu cyumweru cyiza cyo gusenga cyangwa se twahariye umurimo wo gusenga cyangwa se imbaraga z'amasengesho. Aha rero uyu muririmbyi nawe yafashe umwanya arasenga, yafashe umwanya yinginga Imana kubera yuko hari ibyo yabonaga buze, yabonaga hari ibyo akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Arasenga aravuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Yaratekerezaga aravuga ati burya kubaho nta mavuta nta kintu bimaze. Ufashe itara ritagira amavuta, ndavuga ya matara akoreshwa n'amavuta, noneho iryo tara ntabwo rishobora kwaka kuko nta mavuta yaba arimo. Urifashe ukarishyiramo amazi ntabwo byakunda, urifashe ugashyiramo ubundi bwoko ubuto cyangwa ikindi kintu ntabwo byakunda, usibye gushyiramo peteroli cyangwa se ayandi mavuta yabigenewe mu bijyanye no kwaka. Imana yacu rero ishimwe. Uyu rero yararirimbye aravuga ngo amavuta Yesu mbone kwaka kuko yabonaga ko hari umwijima ushobora kuzamubaho cyangwa se hari ibintu byinshi bizamutera umwijima. Yinginga Imana aravuga ngo amavuta Yesu mbone kwaka, amavuta mbone kwaka burinde bucya. Amajoro yose ubundi n'umwijima, ibyaye biratandukanye niko umuririmbyi yaririmbye, ariko habaho n'igitondo cy'ihumure. Yatekerezaga rero ko nijoro yashobora guhura n'umwijima mu rugendo rwe rwa buri munsi. Yinginga Imana kugira ngo imuhe amavuta abone kwaka. Imana ishimwe cyane. Nyuma yo kubona amavuta rero yaravuze ati ushobora kuzabona amavuta wenda nkirara, wenda hakagira n'ibindi bimbuza amahoro. Arangije yinginga Imana avuga ngo mpa amahoro mukiza nduhuke, kuko yarebye ko amavuta yonyine adahagije adafite amahoro. Hari abantu benshi bagize amavuta ariko nta mahoro bagize. Hari abantu benshi uzasanga ari abakozi b'Imana bakomeye bafite amavuta ariko bakarara bicaye, wenda se abo bashakanye babaraje rwa ntambi cyangwa se ibibazo ari byinshi. Ariko uyu we yaravuze ngo nshobora kugira amavuta ngahura n'ibibazo nkabura amahoro yo mu mutima. Arangije aravuga ngo mpa amahoro mukiza nduhuke, mpa amahoro ndakwinginze, mpa amahoro mukiza nduhuke, mpa amahoro burinde bucya. Imana ishimwe cyane. Tuzi ko hari abantu baba bafite ayo mavuta ariko kuryama ntibaryama, ntibasinzira, barara bicaye kubera ko nta mahoro bafite. Wenda se abana bababujije amahoro, wenda se abo bashakanye bababujije amahoro, wenda se ibibazo muri karitsiye byabujije amahoro. Ariko uyu muririmbyi aravuga ati mpa amahoro Yesu mbone kuruhuka, mpa amahoro ndakwinginze. Imana yacu ishimwe cyane. Arangije aravuga ati rero nshobora kugira amavuta nkagira n'amahoro ariko nkabura umunezero. Hari abantu tuzi neza babuze umunezero mu buzima bwabo. Hari abantu babuze umunezero mu gushima Imana. Mu by'ukuri aragenda yaba ari mu nzira ukabona nyine arivugisha, ibibazo biramwishe, nta mahoro. Amahoro yarayabonye ni byiza rwose, amahoro y'ibihugu, amahoro y'umuryango, wenda n'abo bashakanye bamuhaye amahoro nta kibazo, ariko akaba hadafite ibyishimo kubera amateka yamuranze, kubera background yiwe, kubera ibyo yanyuzemo bigatuma buri byishimo. Kandi nyamara yari yarabonye amahoro ariko ibyishimo bikabura. Uyu muririmbyi rero aringinga aravuga ngo Mana nubwo ushobora kubona amavuta nkabona amahoro ariko ndakwinginze umpa umunezero Yesu ngushime, mu munezero Yesu ngushime, nge ngushima burinde bucya. Imana ishimwe cyane. Nyuma yo kubona rero umunezero aravuga ngo mpa kumeneka iteka. Hari abantu rimwe na rimwe bageze iyo bajya baraguwe neza, babonye amahoro, babonye ibyishimo, ariko birengagiza yuko ubwami bw'Imana buhari kandi kubujyamo abantu bagomba kubugishamo imbaraga. Abo benshi bararenzwe niko tuvuga kubera yuko bageze mu byo bifuza, birengagiza ikintu cyo bita kumeneka iteka cyangwa se guhora yejejwe imbere y'Imana. Abo bamaze kurangira kandi bari barabonye amahoro, barabonye amavuta. Turabizi neza abakozi b'Imana benshi bafite amavuta muri iki gihe ntibatana no gukora ibyaha kandi bitwa ko bafite amavuta. Yewe n'ayo mahoro barayafite, yewe n'ibyo byishimo barabifite. Aragenda rwose aguwe neza,
nta kibazo afite, ariko ikintu cyitwa kumeneka imbere y'Imana cyaramwihishe muri iki gihe, ariko Imana itugire neza. Umuririmbyi yari ingingo aravuga ngo Mana makumeneka iteka kandi nkomeze ku musaraba, makumeneka iteka jya umena burinde bucya. Imana ishimwe cyane. Arongera arasenga aravuga ngo nshobora kumenekera imbere y'Imana, ariko ejo sinyigumeho, ejo nkayivaho, ejo sinkomeze kubana nayo. Mu by'ukuri nkaba narabonye amavuta, nkaba narabonye amahoro, nkabona umunezero, yewe nkagira no guca bugufi imbere y'Imana, ariko nkibagirwa kuyisenga ubudasiba. Arangije aravuga ngo mpa guhora nkwihangiye amaso, uko unyigisha nkwemere, mpa guhora nkwihangiye amaso, nkwigireho burinde bucya. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Iyo ndirimbo rero ndayikunda cyane kuko irimo igisabo kinini cyane, cyangwa se ni igisabisho gikomeye abantu benshi muri iki gihe bakeneye gusaba imbere y'Imana. Ugasaba amavuta, ugasaba amahoro, ugasaba umunezero, ugasaba kumenekera imbere y'Imana, ndetse ugasaba guhora uba imbere y'Imana kugira ngo ikubwire iby'amakuru y'umurwa, ikubwire ibyo ubuzima bwawe bukeneye kubamo. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru rero twagize ibihe byiza byo gusenga. Twatangiye ku munsi wa 15 twari dufite intego ivuga ngo inzira y'isengesho ritsinda. Twavuze ku bintu byinshi bitandukanye ntashaka gusubiramo. Icyo nakubwira cyo nuko icyo Imana yanditse yaracyanditse, nta nubwo kizapfa cyangwa se uzapfa utakigezeho. Imana ishimwe cyane. Twabonye amakuru ya Kuro, tubona amakuru ya Bayona, tubona uburyo ki Bayezera basenze. Burya hari isengesho ritsinda, ariko hakaba n'iridatsinda, bitewe nuko abantu benshi rimwe na rimwe ntibashaka gusenga baciye bugufi imbere y'Imana. Hanyuma ku munsi wa kabiri w'icyumweru cyangwa se 16, ndi kugira ngo mbibutse kugira ngo tumenye uko icyumweru cyaturanze. Twari dufite intego ivuga ngo umurimo wo kwiyiriza. Twarebye uburyo ki tubaza nimba ese Bibiliya isaba abakristo kwiyiriza. Tubona yuko ntaho Bibiliya yigeze itegeka abantu kwiyiriza, nta nubwo yigeze ibibabuza kwiyiriza. Rero twibazaga kuki abantu b'Imana ba kera biyirizaga ubusa, impamvu zidakwiriye zituma bamwe biyiriza ubusa. Ese abakristo basabwa kwiyiriza ubusa? Mbere yo kwiyiriza ubusa banza ukore ibi bintu, amasengesho yawe azakugira umumaro. Rero twagiye tureba uburyo ki kwiyiriza ubusa bifite umumaro iyo umuntu abikoze kandi abikunze, twifashishije ingero za Bibiliya zitandukanye. Ku munsi wa gatatu wari umunsi wa 17, twari turi kureba icyo bita umwuga wo kwinginga, cyangwa se uburyo ki umurimo wo gusenga biba ari uyu umuntu yabigize umwuga biba bigenda neza. Daniyeli yagize gahunda y'umwuga mu bujyanye no gusenga, Imana iramukiza, kandi twarebye neza ko kubigira umwuga bisaba kumenya n'impamvu ugiye gusenga, kuko hari abantu basenga ariko ntibasubizwe kuko batazi icyo basengera. Imana ishimwe cyane. Kuko muri Yesaya 32 twarebye tuvuga ngo yewe Yerusalemu kiza abarinzi bawe ku nkike. Burya gusenga kwiza, kubigira umwuga, ni uguhora ubikora, ni uguhora ushishikajwe nabyo. Imana yacu ishimwe cyane. Ku munsi wa 18 ari wo munsi wa 4, twarebaga ku cyitwa umugenzo wo kwinginga. Tubona amagambo yo muri Samweli wa 2:12 avuga uburyo ki Dawidi yari amaze kuba yarabigize nk'umugenzo cyangwa se yarabigize akamenyero, ariko ntibyatumye umwana apfa. Yibwiraga yuko wenda azasenga, yibwiraga yuko uko yarari, uko yasengaga mbere, uko yarwanaga n'amadubi, uko yarwanye na Goliyati, uko yagize gute, none yibwira yuko wenda nanasengera n'uwo mwana biri bukunde. Ariko mbabwire yuko gusenga k'umugenzo ntacyo kumara imbere y'Imana, kuko hari abantu benshi babizamo nk'umugenzo. Abantu baza mu materaniro ari umugenzo, abantu baza gusenga ari umugenzo, ari byarabaye sheria. Ariko turasaba kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo gusenga mu buryo butari umugenzo, ahubwo duhore duhindura umushyitsi imbere y'Imana. Hanyuma ku munsi wa 19 twarebye icyo bita gusengana imbaraga.
gusengana imbaraga. Twarebye uburyo ki Elisa yasengeye umwana w'umushunemu, ndetse n'uburyo Eliya ku musozi w'i Karumeli yasenze, ibintu byose bikagenda neza. Kandi gusengana imbaraga nibyo bikenewe ku mukristo muri iki gihe, kugira ngo byose abashe kubibona adacitse intege. Umunsi w'ejo wa 20 twari turi ku ntambarangiro yo mu mwuka, binyuze mu isengesho tubona ibikorwa byinshi Paulo ajya kwandikira iki gitabo cy'Abefeso, uburyo byari bimeze, ndetse n'impamvu y'urwandiko byari kubwira abantu ibijyanye na disipurine ikwiriye mu gusenga, cyangwa se kubaho mu bushake bw'Imana, cyangwa se kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Hanyuma rero twarebeye hamwe intambarangiro yo mu mwuka, tureba uburyo ki tugomba kuyitsinda. Tubona yuko umusivile wese, yaba umusivile, yaba umusirikare, yaba iki, bose urwo rugamba rurabareba, yaba umwana muto, yaba umukuru, yaba uri kajorite, yaba buri kimwe cyose kirebwa n'uru rugamba rwo mu mwuka. Nubwo amategeko agenga iby'intambara y'igisivile cyangwa se intambara y'isi yo tuzi isanzwe avuga yuko nta musivile ugomba kujya ku rugamba, ndetse nta n'umwana, nta n'umusaza, nta n'ufite ubumuga, ariko intambara yo mu mwuka yo bose birabareba. Uyu munsi rero turavuga ku munsi wa 21, turavuga ku ngingo ivuga ngo kunyeganyeza Imana binyuze mu isengesho, cyangwa se kunyeganyeza intebe y'Imana binyuze mu isengesho. Niyo magambo tugiye kuganiraho gatoya. Imana yacu ibaho umugisha. Rero ndaguhaye ikaze muri uyu mwanya, kandi rwose Imana ikomeze igufashe mu izina rya Yesu. Iyo turebye amagambo yo muri Matayo ibice 6, uhereye ku murongo wa 10 kumanura, hari ibintu Yesu yigishije abigishwa be. Yabigishije ibijyanye no gusenga. Reka mvuge mu bintu 4 yabigishije, kugira ngo tubone kuza kwinjira muri wa mwanya wo kunyeganyeza Imana binyuze mu isengesho. Reka tubanze tuvuge gato ku bintu 4 Yesu yigishije abigishwa. Icya mbere yabigishije uburyo bwo kuramya, cyangwa se adoration. Ni uburyo bwo kuvuga gukomera kw'Imana no kuyihimbaza umurimo utangaje Imana iba yarakoze. Ni handi yavuze ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mu by'ukuri harimo uburyo bwa adoration, uburyo bwo kuramya Imana. Iyo dusomye muri Zaburi 103, hari amagambo nkunda cyane. Iyo ufashe nk'umurongo wa 1 n'uwa 2 bavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2 rero kavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye. Harimo icyo bita kuramya Imana, harimo gusingiza Imana binyuze mu isengesho. Hari abantu benshi batangira gusenga ntibatangire gutazira icyubahiro cy'Imana, kandi burya icyubahiro cy'Imana ntabwo izagira umwana w'umuntu. Ugatangira ugashima ba nyokorume uriho urasenga, ugashima ba tante, ugashima rwose, kumva nyine niyo masengesho uri gusenga. Ariko burya urabwirwa ngo gusenga kwiza ni uguhereza Imana icyubahiro, ni ugushima Imana ku mirimo yakoze. Burya reka nkubwire, nuzamura isengesho ugatangira kuvuga ngo Mana, nibutse imirimo yawe ya kera, nibutse ibi n'ibi, nibutse kugira neza kwawe, nibutse ko nashonje ukangaburira, nibutse yuko wambukije Abisirayeli inyanja itukura, nibutse ko waremye umuntu udasabye ramforo y'umwana w'umuntu, nibutse yuko wakoze ibi n'ibi, ugahimbaza Imana, nkuzamura icyubahiro, nkuzamuriye amashimwe. Imana iri mu ijuru ihita yumvira nezerewe, ku buryo n'icyo uri buze kuyisaba kiri buze kongera kumvikana imbere yayo, kuko baravuga ati uyu mwana uri kunshima, uyu mwana uri kuntazira, uyu mwana uri kumvuga ibigwi, ntacyo namuburana, ntacyo namwima, reka rwose nkimuhe. N'ubundi bigaragara yuko anyuzwe n'ubuntu bwanjye, anyuzwe n'ibyo avuga, anyuzwe n'ibyo nkora, anyuzwe na buri kimwe cyose. Ukabwira Imana, ukayitaka amazina yayo, kuko burya n'ibizima n'abakuru bahora bavuga ngo urera, n'abamarayika mu ijuru bahora bavuga ngo haleluya urera, Imana yacu ishimwe cyane. Niwo murimo
bakora amasaha yose 24/24 bahora bikubita imbere y'Imana, kuko iyo bunamye baramye Imana, ngiyo bazamutse bongeye kubura amaso babona icyubahiro cy'Imana cyongeye cyahindutse ibyabaye bishyashya, bakongera bagasubira hasi ngo urera Mana, urera Mana, bakongera bazamuka bakabona noneho byarushijeho. Niyo mpamvu Imana inezezwa n'umuntu yiha icyubahiro. Hari abantu benshi bishyira hejuru mu bijyanye no gusenga, Imana ikaba yabigirizaho nkana ikanabihorera rwose. Hari n'abantu baza mu misengere bakavuga ngo Mana nageze kuri ibi, ndagushimye nageze kuri ibi, nduyu n'uyu. Mwibuke neza umwami bita Nebukadinezari yarifasha aravuga ati dore Babuloni yanjye niyubakiye n'amaboko yanjye. Arangije Imana imukubita ikinyafu imwohereza mu ishyamba kujya kurisha, amara y'imyaka 7. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari abantu benshi Imana igihana bitewe nuko bishyize hejuru cyangwa se banze guhereza Imana icyubahiro. Na Herode yigeze abantu bamushimangiza ngo noneho ngo yusi umuntu uri kuvuga ngo ni Imana, kubera uburyo ki yari yishyize hejuru. Imana iramukubita ngo uwo mwanya ahita gwinyo, uwo munsi ibyo birarangira. Rero gusenga kwiza Yesu yabigishaga, yarababwiye ati mujye mubanza mushima Imana, mujye mubanza mutazira Imana ku mirimo yakoze, mujye mubanza mwereke ubwiza bw'Imana. Imana burya ikunda icyubahiro cyayo, nubwo nta bindi wayiha ariko ukayiha amashimwe, byo iranezerwa cyane. Icya kabiri rero yigishije abantu mu gusenga, yarababwiye ngo mujye mwihana, mujye mwihana. Niyo usomye muri Zaburi ya 32 umurongo wa 5, Dawidi yigeze avuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinakwitiriye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Rero kwihana cyangwa se gukora repentance ku buzima bwawe ni byiza imbere y'Imana, ni isengesho Imana yumva cyane. Iyo ubwiye Imana ngo Mana simpangara kwegera ameza yawe niringiye gukiranuka kwanjye, ahubwo niringiye imbabazi zawe, natuye ibyaha byanjye, natuye ibyo nakoze byose, ibyo narebye, nibiba na ngombwa wature n'ibyaha by'umuryango wawe. Daniyeli yigeze yabikora, yatura ibyaha by'ubwoko bwose, kandi ndagira ngo nkubwire ngo Imana yumvise gusenga kwawe. Rero gusenga kwiza nuko uyishima, ukayiha icyubahiro cyayo, ariko ukibuka yuko ugomba kwihana ibyaha byawe mu isengesho. Ntuzakora ikosa ryo gusenga ngo ugende utatuye ibyaha byawe cyangwa se utabwiye Imana ngo ikubabarire. Hanyuma icya gatatu Yesu yigishije abigishwa, yarababwiye ngo mujye mushima Imana cyangwa se thanksgiving. Gushima Imana imbere y'Imana, gushima Imana birayinezeza. Ujye ushima Imana. Paulo yandikiye mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 niba ntibeshye, aravuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabira mubyingingira kandi mushima. Ni ukuvuga rero ayo ni amagambo Yesu yari ariho ababwira ngo mujye mushima Imana, mujye mushima Imana muri byose. Kabone nubwo waba waburaye, kabone nubwo wariye, kabone nubwo waba wambaye, kabone nubwo waba utambaye, mujye mubisaba mubyingingira kandi mushima. Imana yacu ishimwe cyane. Icya kane Yesu yabigishije arabwiye ngo mujye musaba cyangwa se mwinginga. Rero ni uburyo bwiza mbere yo gusenga Imana. Abantu benshi baza bakabeshya Imana, akayisaba ariko ayibeshya. Ariko burya reka nkubwire, ntushobora gusaba ipantaro kandi udafite ishati, cyangwa se ngusabe umuceri kandi udafite amakara yo kuza kuwutekaho. Rero bivuze ngo ujye ubwira Imana uyisabe, ariko uyibwize ukuri mu byo uyisaba. Ntukashake kuyicenga, kuko Imana ntabwo bayicenga, ahubwo ujye uyibwiza ukuri. Uyibwira ati Imana ndagusabye ibi n'ibi, ndagusabye. Uyibwize ukuri kweruye. Nimba ukeneye inkweto uyibwira ati ndashaka inkweto, wishaka kuyibwira ati ariko Mana buriya wazashaka ukuntu binyuzamo kanyambika ukabicengacenga, kandi uwo mutima wawe urabizi ko ushaka inkweto. Bwira Imana ngo ndashaka inkweto Mana, nizo ngusaba, ndazikeneye. Imana ikunda abanyakuri mu isengesho, kandi mujye musaba mwinginga Imana, ariko mwingingana ukuri, nibwo amasengesho yanyu azemerwa imbere y'Imana.
hari abantu rero usanga rimwe na rimwe baza imbere y'Imana rwose mu by'ukuri batazi ikibagenza. Ibyo rero nabyo birababaza cyane. Ubundi hari uburyo bwo gusenga, ushobora gusenga uri wenyine, ugatabaza Imana uri wenyine, ukinginga Imana uri wenyine, ukabwira Imana ngo Mana nikingiranye mu cyumba njyenyine, nanjye ndagutabaje kandi ndashaka kunyumva njyenyine, ku buryo nta yandi majwi wumva, ku buryo nta kindi kintu ushaka kumva, aho gushaka kumva wowe wenyine. Hanyuma rero hari n'ubundi buryo mushobora gusenga n'umuryango cyangwa se famiye, mwicaye mu rugo mugasenga bitewe n'icyifuzo mufite, mukagisengera hamwe. Ubwo nabwo ni uburyo bwiza bwo gusenga kandi Imana irabwumva. Ubundi buryo ushobora gusengamo ni uburyo bwa rusange, ni ubu bw'amateraniro, ni ubwo tuba turi kumwe twese duhuriye ku cyifuzo kimwe, tukavuga ngo Mana dufite ibi n'ibi, turashaka ibi n'ibi, turashaka kugira ngo tugere kuri iki n'iki. Nabwo Imana irabyumva cyane iyo abantu bahuje umutima. Hanyuma rero hari inzitizi zibaho mu gusenga, bigatuma umuntu atabasha gusenga ngasubizwe, cyangwa se bigatuma umuntu atabasha kugera ku cyo ashaka. Mu nzitizi ya mbere, amasengesho y'abera atuma atagerwaho, cyangwa se atuma abantu banacika intege muri ibyo by'imisengere, nuko batagira kwizera. Kutizera ubundi burya niyo ndwara ikomeye cyane. Abantu nabo bagomba kumenya yuko gusenga kutarimo kwizera, ayo masengesho aba ari ayo kugaburira Satani, nta kintu aba amaze, nta n'ikintu yazakugezaho. Kandi ndakwingize ngo guhera umunsi wa none uzamure kwizera kwawe, uzamure umutima wawe, ubwire Imana ngo Mana ndashaka kwizera. Yesu yigeze yabwira abigishwa, arababwira ngo mufite kwizera nk'aka kabuto ka sinapi, mushobora kubwira uyu musozi ngo shinguka utabwe mu nyanja, kandi bigakunda. Rero burya kwizera kurarema, kwizera kugira icyo gukora. Yeremiya yarabivuze, aravuga ngo hahirwa abizeye yuko ibyo babwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Rero mwene data ndagira nkubwire ngo gusenga kwawe uragomba kuba ufite kwizera. Iyo udafite kwizera uragusaba ukabwira Imana ngo ngiye kwizera byarananiye, ngiye kwizera ntako mfite. Kwirirwa rero ngusaba ibindi ntago mbigusaba, ahubwo genda gusaba kwizera. Mpa kwizera, intwaro yo kwizera, imbunda ikomeye yo kwizera, kugira ngo mbashe kurasana na Satani. Mwibuke ko kwizera ari imwe mu ntwaro Pawulo yandikiye Abefeso, arababwira ngo mwambare kwizera kugira ngo muzabashe kuzimya ya myambi y'umubisha Satani. Rero kwizera gutuma ubasha ikigeragezo kije ukakibwira ati burya nawe wari warakererewe, gira vuba ugende. Umuntu yakuvuga ukamubwira ati ibyo ngibyo se kuvuga bimbwiye iki, hari ubwo bimfatiye. Donc kwizera gutuma duca intege cyangwa se tuzimya ya myambi Satani aba turashe, nubwo yaba yaka umuriro. Imana yacu ishimwe cyane. Rero umunyamasengesho mwiza agomba kurangwa no kwizera. Icya kabiri, igituma amasengesho y'abera rimwe na rimwe atabona inyishu, nuko bafite umutima wo kutababarira. Mu by'ukuri kubabarira kwarabuze mu banyamasengesho. Kubabarira, ukaba waragiranye ikibazo na mugenzi wawe ariko kubabarira bikanga. Kandi Yesu yigeze yababwira ngo mbere yo kugira ngo uze gusenga, mbere yo kuza ku ruhimbi, mbere yo kugira gute, banza usubire inyuma ugende ujye kurangizanya n'umuntu mufitanye ikibazo, hanyuma uze usenge, nanjye Data wo mu ijuru nzumva gusenga kwawe. Rero gusenga kwiza nuko tugomba kurangwa n'imbabazi, tukababarira. Yesu abigisha arabwiye ngo nimujya musenga, harimo aho yashyizemo clause ivuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Mu by'ukuri ntabwo Imana ishobora kukubabarira ibicumuro nawe uzi neza kutababarira ababikugirira. Mu by'ukuri biragusaba ikintu bita umutima, cyangwa se umutima wo gutanga imbabazi mu buzima bwawe, kuko kubaho utababarira ntabwo amasengesho uzasenga Imana izayumva, ndakurahiye. Imana itugire neza cyane. Gusenga rero kwiza ni ukubabarira, kabone nubwo umuntu yaba yaraguhemukiye, kabone nubwo umuntu yaba yarakubwiye nabi, kabone nubwo umuntu yaba yaragukoshereje, kabone nubwo umuntu yaba yarakwiciye, kabone nubwo umuntu yaba yarakuvuza amagambo y'ikirenga, kabone nubwo umuntu aguserereza, kabone nubwo byaba bimeze gute, kugira ngo amasengesho yawe azasubizwe nuko ugomba
kubabarira ibyo byose, kuko data wo mu ijuru nawe ntabwo azakubabarira utarababariye abandi, kuko dusenga tuvuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Imana itugire neza cyane. Icya gatatu gituma amasengesho adashobora gusubizwa, ndi kugenda ngaruka ku bintu bimwe na bimwe nagiye mvugaho, ariko n'ubu reka mbikubwire. Icya gatatu ni ukuba ufite ibyaha. Ntabwo ushobora gusengana ibyaha ngo nurangiza uvuge ngo ayo masengesho yawe azasubizwa, kuko isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Abantu batekereza ko ibyaha, hari n'uzakubwira ngo ngo ni gute se ngo nabaho ntafite ibyaha, ngo kandi ngo no muri Bibiliya handitse ngo intungane bwira icumuye karindwi. Ibyo ni ikinyoma, nta hantu iryo jambo ryanditse muri Bibiliya, kereka nimba ari iyawe wiyandikiye, ariko ntaho biri ngo intungane bwira icumuye karindwi. Uzatangire mu Itangiriro ugeze mu Byahishuwe uzasanga ayo magambo ntayarimo. Naho wajya muri Bibiliya ntagatifu, naho wajya muri Korowani, naho wajya mu zindi Bibiliya zose, verisiyo zose, iryo jambo ntaririmo ngo intungane bwira icumuye karindwi. Oya, icyo ni ikinyoma. Iyo ni mentality y'abantu bishyiriyeho gusa kugira ngo bakomeze kuyobya abantu, cyangwa se gutuma abantu batabasha gusingira ubwiza bw'Imana. Rero ukagendera kuri iyo idea, ukagendera kuri icyo gitekerezo ngo yewe ngo nanjye rega ngo ntabwo ndi intungane, nanjye sinako, ngo nanjye ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, ngo none ngo ninjye utakora icyaha se. Mu by'ukuri ibyo uribeshya cyane, kubera yuko umunsi Yesu azagaruka ntabwo azakubaza ngo mbese runaka yaracumuye. Hari abantu bitwaza ibyaha bya bagenzi babo bigatuma nabo bagendera muri icyo kigare, ngo none se ngo na pasiteri ngakora biriya, ngo ngewe ngo yewe ngo ntacyo bimbwiye nanjye, ngo n'umuririmbyi nguriya ngo nawe ngameze kuriya, ngo nanjye reka mbikore, ngo ntacyo bitwaye. Ngo nose bariya n'ubundi sibo tubona ngo b'icyitegererezo. Reka nkubwire inshuti yanjye, uzabazwa amaraso yawe, ntabwo uzabazwa amaraso y'abandi. Wowe ubwawe ni wowe ugomba kumenya yuko ibyo usenga Imana ikeneye kubyumva. Yobu yaravuze ngo amaso yanjye niyo azareba umwami Imana. Ntabwo umugore wawe azagufasha kureba Imana, ntabwo umwana azagufasha kureba Imana, ntabwo umugabo wawe azagufasha kureba Imana. Ni wowe wenyine. Umugabo wawe nagucumuza ujye umubabarira karindwi, umugore nagucumuza umubabarire karindwi, umwana nagucumuza umubabarire karindwi, kuko umunsi wawe ntabwo uwuzi. Muri icyo gihe udashoboye kuba utanga imbabazi, muri icyo gihe udashoboye gukiranuka, wenda niwo wajya kumva ubuzima bwawe bugiye iherezo. Rero biragusaba guhora witeguye, biragusaba guhora uba bugufi n'Imana. Kandi ikizatuma uba intungane imbere y'Imana, ndagira ngo nyikubwire, ni mu isengesho. Kuko gusenga ni ukugirana ubusabane n'Imana, kandi gusenga bituma umwuka wera amanuka. Kandi iyo umwuka wera amanutse, akura wa mwijima wari uri mu mutima wawe agashyiramo umucyo. Bivuze rero ngo umuntu udasenga akenshi rimwe na rimwe ahora arwana n'umutima wuzuyemo umwijima, wuzuyemo ibyaha bitandukanye, kubera ko gusenga kwe ntabwo uhari. Kuko ntabwo ushobora kuza imbere y'Imana ugirana ubusabane n'Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo nurangiza umbwire ngo uzahora uri mu byaha umutima wawe wijimye. Oya, ahubwo kuko Imana izabikorana nawe 24/24, umutima wawe uzaba uri kiriya imbere y'Imana. Hanyuma icya kane, kudasubizwa ibyo twasabye, nuko akenshi tuba twasabye nabi. Mu by'ukuri hari igihe umuntu asaba nabi, nigeze mbivugaho, ukemera ugafata amasengesho yo kwiriza ubusa, ukajya gusengera umuntu ngapfe, ukajya gusengera umuntu ngo ngakubitwe n'inkuba, ngakubitwe n'ibintu byinshi. Mu by'ukuri ntawe ubutaniye n'umurozi, nta naho ubutaniye n'umwicanyi. Imana rero irakureba iri mu ijuru ikaguseka, ikavuga ati ibyo uyu muntu akora ntabyo azi. Mu by'ukuri mu byo dusaba, tujye dusaba ikiri ku mutima w'Imana. Twarebye uburyo ki umudamu bita Hana yasenze, ariko asenga azi neza icyo Imana ishaka, ahuza n'umugambi Imana ifite, kuko yari yabuze umuntu uzasimbura umutambyi Eli, kuko abana be bari barakoze ibizira, kandi ntabwo bagomba gusimbura umutambyi. Noneho icyo gihe Hana asobanukirwa neza yuko Imana ikeneye umutambyi, niko kugenda ahuza neza, arasa mu cyiciro, ahuza n'umugambi w'Imana. Aravuga ngo Mana, ndagusabye mpiza umuhigo, numpa umwana nzaguha uyu mwana mutambe abe mu rusengero. Kuko yari azi neza yuko Imana yabuze umutambyi. Imana yavuga ati ariko uziko ari byo we, reka muhe, kuko ngize Imana unyemereye umwana, reka nguhe umwana hanyuma mumpe mu rusengero. Rero rimwe na rimwe duhusha umugambi w'Imana kubera ko twasenze nabi, duhusha umugambi w'Imana kuko tutazi. Hari umuntu nzi yigeze yasenga ngo Imana imuhe firigo. Reka mbibabwiremo ubuhamya gatoya. Umuntu yarasenze aravuga ngo Mana, wambabariye wowe ukabyara we ukampa firigo.
kandi iyo firigo ikajya ihora yuzuye. Arabisenga rwose, Imana iramwumva, imuhereza firigo. Imaze kumuha firigo yahoraga yuzuye ibintu. Guess what? Ibintu byahoraga byuzuyemo byari iby'abaturanyi. Umuturanyi yarazaga akavuga ngo wambabariye ukanshyiramo ibishyimbo byanjye ko bigiye kugaga, akamushyiriramo. Wambabariye ukanshyiramo aya mata y'umwana, akamushyiriramo. Noneho firigo ikahora yuzuye, ariko noneho we yagenzura agasanga nta kintu cyiwe kirimo. Ugasanga nta kintu cyiwe kirimo, biba birarangiye. Noneho muri kwa gusenga yabwiye Imana ngo Mana, ko nagusabye firigo ngo ijye ihora yuzuye, kuki noneho njyewe ihora yuzuye nta kintu cyanjye kirimo? None Imana yamubwira ati wowe warasabye ngo ijye ihora yuzuye, kandi nibyo nagushubije, ihora yuzuye. Ntabwo wigeze uvuga ngo Mana ndagusabye umpe firigo ijye ihora yuzuye ibintu byanjye. Wasabye ngo ijye ihora yuzuye. Rero reka abaturanyi baze bikonjeshereze, kuko ni we wasabye nabi. Rimwe na rimwe rero hari igihe dusaba tugasaba nabi, tuzi ko turi gusaba neza mu marangamutima yacu. Mbere yo gusaba ujye ubanza utekereze ngo ibintu ngiye gusaba birajyanye. Umugabo umwe w'ikibungo yigeze yasenga ngo Imana imuhe inzu, imuha inzu, ariko arasenga aravuga ngo Mana uzambabarire inzu yanjye nuyimpa uzampe n'igipangu cy'imiyenji. Imiyenji ngira ngo murayizi, abayizi murayizi. Noneho Imana irabikora, imwubakira inzu. Ni umupasiteri no barahari, imwubakira inzu, imushyira rwose, ashyiraho n'igipangu cy'imiyenji, nta kibazo rwose na porotayi. Noneho muri cya gihe cy'ivugurura ry'igihugu cy'u Rwanda, habaho igihe cyo gutema imiyenji. Ngira ngo barabizi, ya miyenji baba barayitemye yose, kandi yaratuye hariya Kabarondo ku muhanda rwose, nawe imiyenji baba barayitemye rwose. Arangije asenga Imana ati Mana ngenjute, ati wasabye nabi, wasabye imiyenji, none ivugurura rirageze, rero barayitwaye. Rero hari igihe rimwe na rimwe dusenga tugasubizwa mu bintu bitajyanye n'ibyo twagomba kubona, kubera ko twasabye nabi. Bene data ryakubwiye ngo mu misengere yawe ujye usenga, ubwire Imana ngo Mana ndagusabye. Yesu yigeze yagera mu gashyamba Getsemani, arasenga aravuga ngo Mana bibuka ushaka ntibibuka nshaka. Akenshi rimwe na rimwe duhuza n'amarangamutima yacu tukifuza ibintu, kandi ibyo bintu, hari umuntu usaba imodoka akirengagiza ko ishobora kumukubita ku ipoto agahita arangira. Hari umuntu usaba imodoka akibagirwa gusaba esanse izagendamo, akibwira nimba imodoka izajyanywa amazi bikamucanga. Mu by'ukuri dusenge, dusabe, ariko dusabe ibintu bifite icyerekezo. None se ni ryari dukwiye gusenga? Icya mbere dukwiye gusenga buri munsi. Muri Zaburi ya 86 umurongo wa 3 Dawidi yigeze avuga ngo Mwami umbabarire kuko ari wowe ntakira umunsi ukira. Kuko buri munsi yahoraga asenga Dawidi yinginga Imana. Rero tugomba gusenga buri munsi. Icya kabiri tugomba gusenga ku manywa na nijoro, buri munsi ku manywa na nijoro, igihe cyose. Hanyuma icya kane tutarambirwa. Muri Luka 18 Yesu yabwira abigishwa, ababwira uburyo ki bagomba gusenga batarambirwa. Icya gatanu tudacogora. Iyo usomye Pawulo mu rwandiko yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17 handitse ijambo rikomeye rivuga ngo musenge ubudasiba, Imana yacu ishimwe cyane. Rero muri gahunda zose mukora musenge ubudasiba. Ubundi gusenga ubudasiba, hari abantu bagira ngo nukuza mu materaniro gutya ku cyumweru gusa, cyangwa se nukuza mu materaniro ya Rise and Shine World, cyangwa se nukuza muri Nibature. Ibyo nabyo ni byiza, ariko gusenga ubudasiba ni ukugira ubusabane n'Imana amasaha 24 kuri 24. Ni uguhora wumva icyo Imana ivugana nawe, ni uguhora uganira n'Imana, ni uguhora usoma ijambo ry'Imana, ni uguhora umutima wawe, intekerezo zawe zose ziri imbere y'Imana. Ntabwo intekerezo zawe ziri ngayiwe ngo umugabo wanjye. Uzikara abantu bafata umwanya bakimika abagabo babo mu mitima yabo, bakimika abagore babo mu mitima yabo, bakimika abana mu mitima yabo. Ibyo byabaye bigirwamana ku buzima bwabo. Bakagira ibintu runaka bimika, bakabiha umwanya munini cyane kuruta guha umwanya Imana. Hari abantu baha akazi umwanya wabo, hari abantu baha hobbies cyangwa se imyidagaduro umwanya wabo. Umuntu akakubwira ngo hari umuvandimwe umwe yajyaga atubwira ati njyewe
ijuru rihari hari umupira wa Arsenal na Manchester, rwose nabanza kujya kure umupira wa Arsenal na Manchester. Uwo ni muramu wanjye wajya kubitubwira, noneho nkamubwira ntisha ora afite akazi katoroshye, kubera ko umupira wumva ari bwo bwonko bwiwe, kandi koko arafana cyane Arsenal, niyo kipe yiwe afana. Rero akatubwira ati jewe ngira ngo nabanza nkabwira Yesu ati witonze gato mbanza ngiye kureba umupira wa Arsenal. Hari ibintu bimwe na bimwe tuba twarimitse mu mitima yacu, ibyo rero bigatuma tuhusha ubushake bw'Imana, kandi bigatuma tunyuranya n'icyo amahame y'ijambo ry'Imana tubwira. Ubundi hari ibanga ryo gusenga, cyangwa se ibanga ryo gusenga ni ukubiha umwanya uhagije. Ibanga riri mu gusenga ni uko ugomba kuzabiha umwanya uhagije kugira ngo Imana ikugirire neza cyane. Ubuzima bwo gusenga bunezeza Imana, nshuti yanjye. Ubuzima bwo gusenga hari icyo Imana ibibonamo, kuko kubaho usenga ni inyungu zawe ku giti cyawe, ni inyungu z'igihugu, ni inyungu za sosiyete, ni inyungu z'umuryango wawe nawe ubwawe, ariko kandi ikigeretse kuri ibyo bikanezeza Imana. Ubundi kugira imbaraga mu gusenga bidutera kugirana ubusabane na Yesu. Nicyo kintu kinezeza Imana, kuko iyo usenga buri munsi ni ukuri, reka nkubwize ukuri, uba ufitanye ubusabane na Yesu, kandi Imana iba yiteguye kukugirira neza. Amasengesho y'abera ashobora guhindura imigambi y'abantu, agasenya ibihome byaba byubatswe uko byaba bimeze kose. Wibuke mu gihe cya Esther, amasengesho y'abera y'Abayuda barasenze bavuguruza umugambi wa Hamani, uburyo kibasha kurimbura Abayuda, ariko amasengesho y'abera atuma ibyo bihome bivaho kubera imbaraga z'ubumwe. Mwibuke neza abitorero mu byakozwe n'intumwa, ngo abitorero bagira umwete wo gusenga, basengera Petero asohoka mu nzu y'imbohe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero gusenga bijya bisenya ibihome, gusenga bijya birimbura ibyo tubona yuko ari imisozi. Kandi Petero biri mu byakozwe n'intumwa 12 uburyo ki yarindiwe mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bakagira umwete wo gusenga. Mbibutse ko gusenga turi ku ntego ivuga ngo kunyeganyeza Imana binyuze mu isengesho. Rero abitorero banyeganyeje Imana, abitorero banyeganyeje intebe y'Imana, bituma marayika amanuka ajya kubohora Petero. Gusenga rero rimwe na rimwe biba ngombwa ko twiyambaza imbaraga z'abandi, kwiyambaza abanyamasengesho turi kumwe, kwiyambaza abavandimwe, kugira ngo tugire uruhare rwo guhuza umutima mu gusenga, hanyuma tunyeganyeze intebe y'Imana. Hanyuma gusenga kwawe wenyine nayo kwabasha kunyeganyeza imbere intebe y'Imana, cyangwa se kukanyeganyeza Imana ikabasha kuza kukumva. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 10, tubona umugabo bita Korneliyo uburyo ki yasenze. Yamaze iminsi 3 asenga, agira iyerekwa, Imana yamubwira ngo hamagara Petero, yari Yopa, aze agira ibyo akora. Nuko Petero nawe aryamye abona iyerekwa rimubwira ngo igihumanye bidahumanye. Rero muri icyo gihe amoko yabo yaranenanaga cyane, ntabwo bumvaga yuko bashobora, kuko Korneliyo yari nk'umunyamahanga. Noneho Petero agezeyo muri 12 muri 34 umurongo wa 34 niho Petero yateruye amagambo avuga ngo nukuri menye yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, kubera ko yabonye yuko Imana uyisenga wese afite umutima umwe, Imana iramwumva. Imana yacu ishimwe cyane. Rero gusenga kwawe, gusenga k'umukiranutsi kubasha kunyeganyeza intebe y'Imana ikaza ikagusubiza. Iyo dusomye uburyo ki Samweli wa mbere igice cya mbere batubwira izira nkuru za Hana, uburyo ki yasenganaga Uwiteka agahindarira cyane, ariko akanyeganyeza ubushake bw'Imana, akanyeganyeza intebe y'Imana ikamuhereza umwana. Reka nkubwire mwene data unteze amatwi, ndagira nkumvisha yuko gusenga kubasha kunyeganyeza intebe y'Imana iyo usenganye umwete. Ntabwo gusenga kwawe udafite kwizera, gusenga kwawe wuzuye ibyaha, gusenga kwawe ushidikanya, utababarira, gushobora kunyeganyeza intebe y'Imana. Ahubwo gusenga nyako ni ukuba uri uwera imbere y'Imana, ni ukuba wujuje indangagaciro z'umuntu wera. Pawulo yandikiye Abagalatiya mu bice 5 arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi. Iyo mirimo yose uyisomye
ugasanga uyifite, ndagira ngo nkubwire ngo amasengesho yawe ntabwo azasubizwa, ahubwo uzahora wisubiraho, uzahora wumva uca imanza, abahanuzi baraguhanuriye ngo byanze gusohora, uzahora witotombera Imana ngo Imana ntigusubiza. Kubera iki? Kubera ko nawe hari imirimo ya kamere wanze gukura mu mutima wawe, ahubwo uhora usabira kuri ibyo bintu. Nigeze mbabwira ngo nuko ufite injerekani warangiza ugashyira essence, warangiza ukajya kuyishyira mu modoka, ntabwo bikunda, ahubwo iyo modoka ihora ishitagurika kandi isohora umwotsi mubi. Imana yacu tugire neza cyane. Rero umunyamasengesho mwiza abasha kunyeganyeza intebe y'Imana. Iyo dusomye mu Ngoma batubwira uburyo ki Imana yavuze ngo nuko ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nanjye nzururuka mbakiriza igihugu. Reka nkubwire inshuti yanjye ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Bivuze ngo abantu Imana yahaye kwitirirwa abantu bayo nibicisha bugufi bagasenga, bakatura ibyaha byabo, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye ndi mu ijuru nzumva mbakiriza igihugu ndetse mbababarira igicumuro cyabo. Rero mwene data ndagira nkubwire, gusenga kwawe niwicisha bugufi ukatura Imana ibyaha byawe, Imana izaza yumva amasengesho yawe. Hari amasengesho anyeganyeza intebe y'Imana nshuti yanjye. Ntutekereze ko bariya basenga bakumva, nimba ushaka ufite icyifuzo cyo kuzura umwuka wera, ndagira ngo nkubwire ngo senga isengesho rinyeganyeza intebe y'Imana, ririmo ukwera kose, ririmo gukiranuka kose, ririmo buri kimwe cyose. Umwuka wera azaza guhangeho. Intumwa zicaye hejuru mu cyumba zahuje umutima, ngo zarasenze zihuza umutima iminsi 40. Ku munsi wa Pentekote rero zuzura umwuka wera, kuko yari yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Nyuma yo guhabwa imbaraga, mbibutse ko Petero ariwe muntu yakoreshaga imbaraga z'umubiri agaca abantu amatwi, ariko kandi mbibutse yuko ariwe wihakanye Yesu inshuro 3 igihe yari yota umuriro w'abandi. Rero reka nkubwire inshuti yanjye, nyuma ngo yuzure umwuka wera ahita atangira kuvuga ngo uwo mwishe mukamubamba. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo isengesho ry'umukiranutsi ribasha gutuma utinyuka ibyo abandi batinye. Isengesho ryawe nyuma yo ko usubizwa ukuzura umwuka wera, ubasha gukora imirimo ikomeye kuri iyi si n'abantu bose bakazabimenya. Rero uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo unyeganyeze intebe y'Imana mu misengere yawe, unyeganyeze intebe y'Imana. Daniyeli yanyeganyeje intebe y'Imana amara iminsi 21, ariko ngo yari yanyeganyeze intebe y'Imana ku munsi wa mbere agitangira gusenga. Mwene data, gusenga kwawe kubasha guhindura ibintu bikomeye cyane. Gusenga kwawe gushobora guhindura famiye yawe, gusenga kwawe gushobora guhindura abavandimwe bawe, gusenga kwawe gushobora guhindura ibyananiranye ubona ko byananiranye. Uyu munsi ni wowe wo kuba imbere y'Imana wumva ufite umutima umwe. Nigeze mvuga ngo gusenga no gusenga ugahozaho, no gusenga ubudasiba. Nusenga ikintu ukabona ntigishubijwe, uzahindure strategy, uvuge ati birashoboka ko impamvu ntashubijwe wenda nasenganye ikintu runaka, kandi ikintu runaka ni ikizira imbere y'Imana. Ukongera ugahindura strategy, ugahindura imisengere. Rero gusenga kwiza no guhindura strategy imbere y'Imana, ariko ukibuka neza yuko Imana ikeneye umuntu uyibwiza ukuri mu misengere ye. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi wumve ko gusenga kwawe Imana yakumva nk'uko yumvise Korneliyo, kandi nawe uyu munsi ukabarwa mu bantu Imana yishimira. Bibiliya irambwira ngo icyakora koko muzahabwa imbaraga umwuka w'Imana nabamanukira. Rero nkwifurije kwaturirwaho umwuka w'Imana, nkwifurije kuzura umwuka wera uyu munsi wa none, ukamera nka wa muririmbyi yavuze ngo mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta burinde gucya. Imana yacu ishimwe cyane. Rero mugire umunsi mwiza, mbifurije icyumweru cyiza cy'umugisha, kandi mbifurije gusoza iki cyumweru cy'amasengesho muzi neza yuko gusenga kwanyu Uwiteka abasha kukumva, mukanyeganyeza intebe y'Imana. Mureke duhuze umutima twese tunyeganyeze intebe y'Imana. Mureke abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari Oceania, twese duhurize hamwe tunyeganyeze intebe y'Imana, kuko twamaze gusobanukirwa yuko gusenga Imana yumva amasengesho. Imana ishimwe rero, Imana ishimwe ko yumva amasengesho, Imana ishimwe ko yaduhaye reka nkubwire, nta kintu na kimwe kizagera ku Mana atari amasengesho. Ni iyo password y'umuhuza hagati yacu rero n'amasengesho, ni tugomba kuyubaha tukajya tubikora tubikunze. Abasenga musengane umwete mu bihe byanyu byose byo gusenga, kandi musengane umwuka kugira ngo Imana ibashe kubumva no kubasubiza. Mureke tubikore tubikunze, kuko tuzabonamo igisubizo cyiza. Mureke dusenga tubikunze, kuko tuzabonamo umugisha. Gusenga biraruhura, gusenga bituma umuntu
akira indwara, gusenga bituma umuntu aruhuka inkovu zo mu mutima, gusenga agirana ubusabane n'Imana, ukumva ikiri ku mutima w'Imana. Rero nkwifurije ibihe byiza byo gusenga, kugira ngo bibemo igihe tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga, ni igihe tuzaba tugiye kubana na Data wa twese akaramata. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amen, amen, amen.